arabibara abona ibyo bintu bizakunda kuko Imana yari yamuhaye umugisha wo kurwana agatsinda. Ndagira ngo ubwe ngo niba Imana ikwishimira, niba Imana iguhaye umugisha, abari barakuvuye izabakugaruraho, ibyari byarananiranye izabikemura, ibishyire ku murongo kuko ari Imana ikomeye kamwanya mwiza. Amarira yose urira ijuru yafite igisubizo, nicyo cyisho tugiye kureba. Tugiye kureba mu gitabo cya kabiri cya Samweli, turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ni ibice 6, umurongo waho ni 11. Reka dusome. Haravuze ngo 6:11 haravuze ngo imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe bose. Imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe bose. Reka turebe nanone 6:21. 6:21 haravuze ngo Dawidi asubiza Mikali ati, nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranije, akandutisha so n'urubyaro rwe rwose, akangira umutware w'ubwoko bw'Uwiteka aribwo Isirayeli, nicyo gituma nzajya niyereka imbere y'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Reka dusome irindi somo dusubikiraho. Abacamanza 12:7. Abacamanza 12:7 ho haravuze ngo nuko Yefuta amara imyaka 6 ari umucamanza w'Abisiraheli, maze Yefuta umugiliyadi arapfa, bamuhamba mu mudugudu umwe w'i Galeyadi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana ijambo rivuga ngo amarira yose urira ijuru yafite igisubizo. Mu buzima tubaho bwa buri munsi, buri wese agiye afite ibimwangayikishije n'ibimugoye, ariko nongere gutangarize ngo mu marira yose urira buri munsi, amarira yose urwego rwose waba uyariramo, ni uko ijuru yafite igisubizo. N'ubugumba ijuru rifite igisubizo, n'ubukene ijuru rifite igisubizo, n'ukwangwa n'abantu ijuru rifite igisubizo, n'ukurogwa ijuru rifite igisubizo. Buri kimwe cyose unyuramo kigwanye kikuriza, ijuru rifite igisubizo cyabyo. Ahangaha turareba kuri abantu bajya kuri 3. Ni abantu bahuye n'akaga n'ibibazo bikomeye. Ntabwo nzi impamvu tugarutse kuri Dawidi twari tumuvuzeho, ariko nagira ngo mbwire ngo nimba hari ikintu kidasanzwe cyabayeho, ni ukubona Imana igatoranya umuntu w'umushumba, wa wundi ni ukurushumbashumba, ikamufata ikamuzamura ikamugira umwami. Turi kwigana ijambo rivuga ngo amarira yose urira ijuru yafite igisubizo. Uyu Dawidi nimugora twe tumuvuze n'ubu tumuvuzeho kubw'impamvu z'Imana, ntabwo tuzi impamvu, ariko ubwo Imana izi impamvu zayo. Uyu Dawidi yari umushumba wajugunywe, ndetse yari umwana utazigera yongera kugaruka mu rugo iwabo, ngabo umwana bitewe n'uko bari baramwanze. Ariko Uwiteka anyurira mu rwango abavandimwe n'umuryango we wamwanze, maze abari bamutoranyiriza. Buriya umwana wanzwe ngo niwe ukura, kandi buriya abantu ntibakwanga ntibanakurwanya, ahubwo barwanya umuhamagaro wawe, inyenyeri yawe, icyo uzaba nicyo barwanya. Bagira gutya bakakimenya, bamara kukimenya akaba aricyo barwanya, bakavuga ngo uyu Justin turabona ari umuntu ukomeye, rero kubera ko akomeye reka tumuroge azatagangare. Hari igihe njya ntekereza imyaka 18 narwaye, kavuga nse Imana we, imyaka 18 ko ameze gute, nako ndi ku rundi rwego rudasanzwe. No mu nzozi zanjye nta nubwo nanjye nari kuba ndi mu Rwanda, ntabwo nari kuba ndi mu Rwanda, kuba nararenze imbibi kabisa, nkagenda ngagira ahantu hatandukanye, nkagenda nga mu muntu udasanzwe. Ariko mu myaka 18 ntabwo nari kuba uwo muntu udasanzwe. Kubera iki? Kubera ko ubuzima bwanjye butari buzima. Muri umuntu mu udasanzwe ko ubuzima ari buzima. Maze uyu Dawidi rero arangwa, arakinagazwa, ateshwa agaciro. Abantu bari bazi ko apfuye, ariko ntabwo aricyo byari bisobanuye. Nubwo abantu bagutesha agaciro, ntabwo bisobanuye kuzapfa. Nubwo abantu bakwima ijambo n'umwanya, ntabwo bisobanuye kuzapfa. Ntabwo bisobanuye ko wapfa. Ibibazo ni byinshi, intambara ni nyinshi, amarira ni menshi, ariko ntabwo bisobanuye urupfu kuri buzima bwawe. Icyo bisobanuye ku buzima bwawe ni uko mu gihe cyose uzaba hafi y'Imana, usenga winginga Imana,
abantu bagutaye, isi yakwanze, ababyeyi bagufasheho ijambo, baguciye se, hari Imana izakomeza kubana nawe kandi ikagutoreza muri ubwo buzima kugira ngo ikugire neza. Ngira ngo abo twiganye nimugoroba twabonye ko Dawidi yatojwe, agatozwa kugira ngo azabone uko azamenyekana. Ahubwo wowe mu gutozwa kwawe uhagazemo, ese urimo urabikora neza ku buryo bizarangira nawe aho utari kuzamenyekana wamenyekanye uko byabaye kuri Dawidi? Rero ahangaha Dawidi ngo umunsi umwe bavuye kuzana isanduku y'Imana y'Uwiteka, maze ngo Dawidi arabyina, umwenda urabeyuka, yambara ubusa. Nicyo bishatse kuvuga. Noneho umugore we Mikali, uyu Mikali mwibuke ko yari umukobwa wa Sawuli, umwe bamushyingiye amaze kwica Goliyati. Dawidi ngo arangije ngo uyu mugore amuseka, aramubwira ngo ni gute wagiye ureka gukora ibintu by'ubupfu? Reba abakozi abaje abagaragara ukuntu bamuseka. Aravuga ati njyewe natambiraga Imana yandutishije so, ikangura mu ntama, ikangura ku mushumba, ikagira umwami w'ubwoko bwayo. Ese nawe hari igihe ugitekereza Imana yagukuye, warangiza ugakora ikintu cyatuma Imana yagukuye aho yishima? Cyangwa uhora uri muri bya bindi, ni busy, urabona nyine akazi, urabona nyine urabona ufite ikibazo cy'amafaranga, ubundi se niyo yaguye ku bibazo by'amafaranga bizarangira, niba bikubeshya. Umukire ni waba uzi ku isi? No, cyafite ibibazo by'amafaranga, ntabwo amafaranga ajya agwira. Ahubwo ikibazo ni uko utasobanukiwe n'uko akoreshwa. Urabona nyine twe tugiye gura megabyte hano kuri YouTube, ariko ufite ibibazo byinshi kandi ufite amafaranga. Ufite ibibazo byinshi, urabona nyine urabona yawe izatuma utabona igitangaza cy'Imana. Urabona nyine amafaranga y'abana ku ishuri, nyine urabona yawe izagukorera ishyano. Maze ngo Dawidi aravanga ibyo nabikora imbere y'Uwiteka Imana yanjye, yasumbishe so n'urubyaro rwe, ikagura mu ntama, ikagura mu bushumba, ikagira umwami. Nagira ngo nkubwire ngo niba hari ikintu kijya gituma abadayimoni baceceka bagasinzira guwera, ni ukwibuka ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe. Ni nayo mpamvu muzasoma ijambo ry'Imana, ariko mwagiye muri soma koko. Ijambo ry'Imana yavuga ngo nimugera i Kanani, nimukarya mugahaga, ntimuzibagirwe. Kubera iki? Iyo abantu bibagiwe barakenyuka. Ubundi kwibagirwa egare gukenyuka. Gukenyuka murabizi mu Kinyarwanda ni ugupfa utarageza igihe. Ushobora kudakenyuka mu buryo bw'umubiri ngo upfe, ariko mu buryo bw'umwuka ukakenyuka bikarangira n'urugero ugomba kugira. Maze ngo Dawidi wari umushumba, Imana imugira umwana. Amarira yose urira, ijuru rifite igisubizo. Intambara yose uri kurwana, ijuru rifite igisubizo cy'iyo ntambara. Amarira yose urira nshuti yanjye, ijuru rifite igisubizo. Maze ngo Dawidi ubwo yabyinaga yishimira Uwiteka, umwenda urabeyuka, umaze kubeyuka umugore aramubwira ati Dawidi uzi ko uri umwami? Ati ibyo ndabizi kukurusha. None se uko wambaye ubusa imbere y'abagaragu n'abaja? Avuga ati nabikoraga niyereka imbere y'Uwiteka, kandi abo bagaragu n'abaja uvuga n'ubundi bazanyubaha. Bazi iminsi iri kubabwira mu gaciro n'imbaraga z'Imana, mu gaciro n'amavuta. Ubundi amavuta y'Imana ari ku buzima bwawe, nta cyatuma utubaho. Ese ubundi ni igiki? Ni iki cyatuma utubaho ko n'abakuvuye bazakugarukaho? Ahubwo ufite amavuta, ufite imbaraga z'Imana. Niba ufite imbaraga z'Imana, abakuvuye bazakugarukaho, abakuvuye bazagaruka. Ni isezerano. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bazatugarukira ntituzabagarukira. Niba warahagaze mu mwanya wo kubaha Imana no kwizera Imana, nagira ngo nkubwize ukuri, abo bantu bazakugarukira kandi wowe ntabwo uzabagarukira. Nigeze mbabwira umunsi umwe nari mfite akazi nakoraga, kari akazi keza kari kampinduye ubuzima mu gihe kinini cyane, nari maze inzara yaranyishe narahombanye. Muri abantu barahombana nshuti yanjye, utazajya ubona amatama yarataburutse ngo n'umutwe uteye neza ukagira ngo inzara igikumbita umuntu agahombana. Ariko nza kubona akazi, ndongera ndarya, bisa nk'ibigenze neza, ariko mu gihe gitoya. Muri ukorera abandi gukorera abandi, mu gitondo ubyuka uzi ko ugiye mu kazi, ugasanga ahubwo uwo munsi wakitse ko ugiye mu kazi niba akazi karangiye ntubimenye. Ugeze mu kazi boss ati wari uzi n'ikindi? Ati ubu nyine nawe urabibona nyine kamemu n'ubu ngubu wajya guverisa aya ngaya, none wakumva uzajya uverisa yakuba nk'inshuro nk'enye. Numva ni ibintu bitakunda. Ndangije ndamubwira ngo nta kibazo, akazi kawe rwose naragakoze kandi karamfashije, ariko ntabwo byakunda gumana akazi kawe. Ndakubwiza ukuri bitewe n'uburyo twakoranye. Uyu mupapa niwe musore n'inshuti yanjye, ndetse njya gufata irembo niyo wagiye kurifatira. Ndagira mubwire ngo nuramuka ukuye ibishimwa mu bigawa ugakiranuka imbere y'Imana, ngo mama yavuyeho, ngo papa bazakugarukira kandi babona ari we mwana uruta abandi bose.
maze uwo mubyeyi cyangwa se umuvandimwe uyu munsi wa none ntacyo nataka nta nicyo nasaba ngo akinyime, kandi urumva twari dushwanye akazi byanze, ariko bitewe nuko muri cya gihe nabanye nawe nkabana nawe neza, bituma arushaho kubona ko n'umuntu w'agaciro. Bazakugarukira ntabwo tuzabagarukira, ariko ikibazo se uriya muntu wiciye azakugarukira kandi waramwiciye? uriya wibye se ugatwara utwe? uriya wasengera urugo se azakugarukira? abazakugarukira ni ba bandi wereye imbuto, ariko bitewe n'uko isi ibashushubikanya ntibagane mu mwanya ngo bamenye icyo wakoze ku buzima bwabo, ariko bagenda batembera hirya bakabura abameze nk'abo bagahita bakugarukira. Nicyo bisobanuye. Ntabwo ari umuntu wishe uzakugarukira, uwibye, wowe wiciye, wowe wakoreye ibintu bibi, oya. Ni wa muntu wagiye hirya akazenguruka agasanga nta muntu umeze nkawe bitewe n'ibyo wamukoreye, uwo niwe uzakugarukira. Maze ngo Dawidi abwira Mikali aramubwira ati rero njyewe umbona ni umwami wa Isirayeli, Imana Uwiteka Nyiringabo yandutishije urubyaro rwa so n'inzu ya so, andutisha so n'inzu ya so, agira umwami wa Isirayeli. Amarira yose urira ijuru yafite igisubizo aho umushumba ahinduka umwami. Amarira yose urira ijuru yafite igisubizo aho umukene ahinduka umukire. Imana ikura ku cyavu ikicara n'ibikomangoma. Maze nanone ngo igihe bari bavuye kuzana iyo sanduku, bahura n'umugabo bita, bari mu nzira bari kugenda ngo inka zaratsikiye, naho wari umugambi Imana kugira Imana yitabarire, agatindi kari karazahaye gakeneye kubona ineza y'Imana. Maze ngo inka ziratsikira, umugabo bita Uza barashyamutse ngo ajya gufata ibimasa, Imana iramusumira imutsinda aho ngaho arapfa. Naho mu mugambi w'Imana hari umugabo wari umaze iminsi ayisenga, ariko Imana agomba kumutabara. Najya mbwira ngo ntabwo Imana yaburi ziri gutabariramo. Maze ngo Imana isumbira Uza, ngo Dawidi ashe ubwoba, ngo uri kuvuga ngo imbaraga z'Imana abamarayika bahishe ubwoba Dawidi kugira ngo adakomeza kujyana isanduku. Maze Obededomu ntatabarwe, kandi gutabarwa kwa Obededomu kwari kuri mu isanduku. Najya mbwira ngo gutabarwa kwa hari aho kuzingiye, hari aho kuri. Rero ukwiriye gukora kugeza ubwo ugejeje kuri kode idekoda aho ubutabazi bwawe buhagaze. Siziri muri kunyumva? Ubutabazi bwawe hari ahantu buri, hari kode ihari. Ukwiriye kuba maso kugeza igihe udekoze iyo kode ikugeza mu butabazi bwawe. Kode yo gutabarwa kwa Obededomu yari ishingiye mu isanduku y'Uwiteka. Rero Imana kubwo gusenga k'uyu mugabo bita Obededomu n'ubwo ari umukene, ari umutagira icyerekezo, udafite icyerekezo, Imana yakoze ko ishoboye kugira ngo inka zitsikire. Najya mbwira ngo hari ingabo nyinshi cyane zitagwa ku bwacu, ntabyo wari uzi? Ese ntabwo wumva ibintu byabaye kuri Obededomu kugira ngo atabarwe uzarinze gupfa? Hari ingabo nyinshi zitangwa ku bwacu, wari utabisobanukiwe, wari utazi ibyo ari byo, wajya gusenga ati Imana ndabise ko watazi ingabo nyinshi ku bwanjye, ndakwigize gira neza. Nibyo biba byabaye. Hari abantu bazabura akazi kabo ngo ukabone, hari abantu bazabura abafiyansi babo kugira ngo nawe ubone fiyansi, hari abantu bazabura bizinesi zabo kugira ngo nawe ucuruze, hari abantu bazabura amazu yabo kugira ngo uyabone. Nuko nguko Imana igitanga ingabo nyinshi ku bwacu. Imana igitanga ingabo nyinshi ku bwacu. Mwese muba muri uru Rwanda, namwe mutaba mu Rwanda, hari ubutaka mwabonye butagira nyirabwo, ariko wenda mu bihugu byo hanze wenda burahari, ariko mu Rwanda bitewe n'uko u Rwanda rwacu rungana, nta butaka na buke wasanga budafite nyirabwo. Ariko Imana yavuganye natwe, yavuze ko izaduha amazu, yavuze ko izatugira neza. Nta mamodoka atagira ba nyirayo, ariko Imana yatubwiye amazu tugira amamodoka itegura ubuzima bwiza. Rero Imana igitanga ingabo nyinshi ku bwacu kugira ngo idutabare kandi tugere neza. Rero niba uzajya mwumva ariya somo ushobora kuba utaryumva, hari abantu bajya bagenda bagapfa ku bwacu kugira ngo tubone ubuzima, kugira ngo abandi bakirukana mu kazi kugira ngo natwe tubone akazi. Warapfukamye amafi yarakobotse, barabakazi, ariko akazi kawe karimo undi muntu uri hari utazi niba rirenga. Uwo muntu rero Imana imukuraho igashyiraho wowe waseze. Ahubwo ikibazo njya agira, urasenga udafite akazi, ugakiranuka, bwana bwiza uri aho ngaho, ariko wakageramo, Pastor urabona agire akazi kabaye kenshi, ariko se ko kabaye kenshi uragiye kusakamara biki kigana gute? Uko abandi bakavuyemo se kugiye kukavamo bitewe n'uko wananiwe gusobanukirwa bagakuye. Reka babwire kano kantu, igihugu wafatishije, intwaro wafatishije igihugu niyo ukirindisha. Niba uzi ko waseze ukabona umugabo, senga kugira ngo ugumane umugabo wawe. Niba uzi ko waseze ukabona akazi, komeza usenge ugumane akazi kawe. Niba uzi ko waseze ukabona isi, komeza usenge uyigumane, kuko ibyayikwaka ari byinshi. Niba waraseze kugira ngo ubone abana, kuki utari gusenga ngo ukomeze ugumane abana bawe? Intwaro wafatishije igihugu ni nayo ukirindisha. Obededomu rero
Imana iramutabara, ariko ibitabara binyuze muri Uza wagiye gusigira cyangwa se kuramira isanduku y'Uwiteka kandi adafite uburenganzira. Byagomba gukorwa n'Abalewi gusa, nibo bari bemerewe gukora kuri ino sanduku. Ariko Uza ngo ajya gusumira, bigaragara ngo muri we hari harimo ubwibone n'ikindi kintu nicyo yazize. Uza yazize ko agiye gufata isanduku y'Imana kandi atabiherewe uburenganzira. Ariko muri gahunda z'Imana niho hari kuboneka ubutabazi bwa Obededomu. Ndagira ngo Imana igitange ingabo nyinshi ku bwawe kugira ngo utabarwe, kugira ngo ubone neza y'Imana. Maze ngo Dawidi ashe ubwoba, biragaragara ko hari ingabo zabo z'Imana zahishije ubwoba Dawidi. Wareba ibibaye, aravuga ati nanjye yagiciro sanduku nyijyanye mu rurembo rwanjye. Warangije areba akantu k'agakene, aravuga ati n'ubundi kano kari karapfuye, n'ubundi kano kari kararangiye. Abanyarwanda bajya bavuga ngo ibi nyamaswa biri ibitungwa n'udutoya. Hari abantu babigenderamo kugira ngo nawe utabarwe. Hari umuntu wari byavuga ngo igihe cy'Imana kirageze kugira ngo nawe utabarwe. Iyo igihe cy'umuntu kigeze, ntabwo ibitambo bitanga kugira ngo umuntu atabarwe byabura. Imana ifite ubushobozi n'ubutware bwose. Maze ngo Uza ajya gusigira isanduku y'Imana yiramira, Imana biramurashye, iramukumanya arapfa. Maze ngo ubwoba bwinjira muri Dawidi, buramubwira ngo rero iyi sanduku yishe Uza, nawe irakwica. Ngo barangije baragatindika araho, nawe no gutabarwa. Baragatindika araho, n'ubundi kari kajya bate, uyu ngo yapfuye n'ubundi ntacyapfa. Muri hari abantu batagize icyo bishe n'icyo bamaze. Ugasanga umuntu ari ahantu muri karitsiye, mu gihugu, mu mudugudu, ariko wajya kure ugasanga ntacyo amariye igihugu, ntabwo ntacyo yimariye. Obededomu nawe yarakubiswe kujya ku rwego nawe ubwe yabona ko ntacyo amaze. Kandi hari igihe abantu batubonaho ibintu, ariko natwe tukabyibonaho. Buriya iyo abantu bakongeye ibintu, bigeraho nawe ukabyibonaho. Kubera iki? None se ubu urugero, umuntu uravuga ngo yego nagiye kwa pasiteri, ngo burya se ngo yo ngo nta n'icyayi bampaye. None se ubwo ntaba yabibonye? Si byo se ubwo byavuze, si byo nyine. Ko wagobye kumwakira ukamuzimanuka mu icyaha akaba ntacyo wamuhaye, ubwo nabivuga azaba aciye amabere. Rero hari igihe abantu bavuga bakavuga ibiri byo, nawe wegera ukabyihamirizwa ngo kabisa nibyo. Yego Obededomu yari yarakubiswe, yarabaye umuntu wa wundi abantu bose bimye amaso, hahandi agera mu makwe agakomeza agahagara kandi ari umugabo ufite urugo, nta cyicaro yabonera mu bantu. Nawe hari ahantu waburiye icyicaro, hari ahantu waburiye ijambo, hari ahantu abantu bagusuzuguriye, ariko aho ngaho Imana igiye kugukiriza no kuguhoreza amarira yose urira. Ndimo ndavugana nawe ngo amarira yose urira ijuru yafite igisubizo. Obededomu yari ari kurira amarira, yari ari kubogoza, avuga ngo Mana bizagenda gute? Hari umuntu warebye niba avuga ngo indirimbo yanjye yari ngo Mana uzangeza ngira ngo ko nahindutse iki uruvugo gutyo hafi aho ngaho. Maze ngo Obededomu nawe yaririmbaga iriya ndirimbo, akavuga ngo Mana uzangeza ko nahindutse uruvugo rw'abantu, bizageza hehe? Ariko akavuga ati byaze bikunze, uko byagenda kose nakomeza nsenge, nakomeza ninginga Imana, nakomeza mbe mu mwanya Imana ishaka. Nagira ngo mbwenge uko byagenda kose ntiwikure ku Mana, komeza usenge, komeza winginga Imana, Imana ihari kugira ngo kugire neza. Ndi kuvuga nawe ngo amarira yose urira ijuru yafite igisubizo. Maze ngo Imana irangije itabara Obededomu binyuze mu isanduku. Iyi sanduku iragenda ijya iwe, hashira amezi 3, amatangazo aracicikana ko Obededomu yabangukiye mu mezi 3. Namwe mwibaze mu mezi 3 ibintu byabaye, habaye ibitangaza bikomeye. Inka zirabyara, ibintu byose bigenda neza mu mezi 3. Najya ngo kutabarwa kwawe ntabwo bizamara imyaka bamaze mu kigeragezo. Ya indi yose bamaze, ngewe narwaye imyaka 18. Ubuse kugira ngo ntabarwe bizasaba imyaka 18, no. Na mu gitondo wabyo ugasanga Imana yagize gute, yakugire neza. Maze ngo Obededomu agenda mu kire cyane, amakuru aza kugenda. Buriya amakuru, uko amakuru y'ibibi yagiye avuye kuri wowe, ndako n'ameza azagenda. Kuko hari abantu dushinzwe kudutangira amakuru, kandi hari abantu bavuga ngo turapfuye, bakongera bakavuga ngo burya babayeho. Abo bantu barahari. Mureke batanga amakuru ntimubabuze. Wimubuza gutanga amakuru yuko nta cyayi kiri muri teremusi, ntacyo bitwaye. Ejo azongera atanga amakuru avuga ngo burya wa muntu twajya tugiye tukicwa n'inyota n'inzara, ubu none ahubwo namwe nimuze mujye kurya. Abo bantu bagomba kudutangira amakuru, nta n'icyo twakora kugira ngo tubahagarike kugira ngo batadutangira amakuru. Obededomu atabarwa gutyo mu mezi 3 gusa, ubuzima bwa Obededomu burahinduka. Ndi kuvugana nawe amagambo ngo amarira yose urira ijuru yafite igisubizo. Imana ishimwe cyane. Hari uri buru twabonye mu Bacamanza igice cya 12:7. Uyu muntu bamwitaga Yefuta. Uyu Yefuta yabaye ubuzima bukakaye bugoye. Nawe yavutse yangwa, yari umwana utagira babana ba kera banga badafite
babaga badafite ababyeyi bose niba ariko nabyita kwa kuri umugabo agenda akibyarira hariya akazana umwana. Kera bajya bavanga amazina y'ibintu ntazi ngo y'imyendaro n'ibiki byose, nawe yavutse ameze gutyo muri icyo kizina. Maze ngo araza ageze muri famiye, abavandimwe baramwanga, Yefuta baramwanga ariko bamwanga urunuka cyane, baramwanga kugeza ubwo bamuciye ava mu muryango arahunga aragenda. Ndi kuvugana nawe ngo amarira yose urira ijuru afite igisubizo. Maze ngo uyu Yefuta waragenda akoraga umutwe w'ingunguzi, sizi ukuntu gutyo banditse bavuga gutyo, kubera ko ari ikinyarwanda cya kera kucyumva hano biragoye, ariko ngo yakoze umutwe w'ingunguzi. Ngo bivuga ngo ni babandi bakoraga akazi k'imbaraga ndetse bakabaho ubuzima batitaye n'icyo babaho, muri make bagerageza uburyo bwose kugira ngo babeho. Maze ngo uyu mutwe w'ingunguzi ngo Yefuta aragenda ngo biramuhira. Nagira ngo kwangwa n'abantu ntabwo bikora umugambi Imana yavuze ku buzima bwawe. Kuba abantu bakugambanira ntabwo bikwiye icyo uzaba. Kuba wajya muri gereza ukagambanira cyangwa mu bindi ntabwo bikwiye ko utazava muri gereza ukaba icyo Imana yavuganye nawe. Icyo ukwiriye gukora, ukwiriye kuba maso. Hari indirimbo twari turi kumva ivuga ngo ntabwo abona gahaze mu gitero cya nyuma cyavuga ngo wa musozi wigize ngo abiruhanya, ngo ubuzima bwacu uzabugira uko ushaka ntibizaba. Ndakwingize mu gihe uri gusenga jya ugira ibintu utesha agaciro. Jya ufata umwanya uvuge ngo wakibazo we. Niba ufite ikibazo uvuge ngo wakibazo we. Wowe ntacyo urwaye, umubabaro ntacyo urwaye. Tewe harabiri byavuga umubabaro ntacyo urwaye. Ndavuga ngo nimba uri gusenga gerageza ufate umwanya wawe uneteranize utesha agaciro bya bindi byawe byaragufasheho ijambo. Ibyakugira ngo uzapfa ngo urabona nyine ngo ubu se kurokotse mu gitondo ejo uzabaho. Ibyo bintu bifatira umwanya ukubita abazimu n'abadayimoni, ubwira imbaraga za Satani zibwiye ngo wambaraga byo. Gira umwana w'Imana ni umuntu utwika nta kigomba kugeraho. Gira ibintu wiyaturiraho. Isi yakwatuye ibintu bibi ikuvugaho ibyo ushatse, ariko nawe gira ibintu wiyaturiraho kuko akanwa kawe kararema. Ni ukuri ibishinga mu bigawa akanwa kawe kazaba nk'ak'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu Yefuta ahura n'ikibazo gikomeye, aragenda ajya kwishakira ubuzima, ariko Imana iramuhira. Nagira ngo kuba abantu barakwaza, umuryango warakwaza, abavandimwe barakwaza, yewe iyo uzengurutse ubona isi yose yarakwaze, ntabwo bikwiye ko Imana yavuganye nawe. Amarira yose urira ijuru afite igisubizo. Hari inzira nyinshi Imana yacishamo, Imana ikakubohora kandi ikagutabara, Imana ikakugira neza. Wongera wizere Imana, wongera wiringira Imana, nta kizatuma Imana itagutabara, nta kizatuma Imana itakugira neza. Maze ngo uyu Yefuta agira umutwe w'abarwanyi, abarwanyi ngo barateraga bagatsinda, Imana ibahereza umugisha. Nagira ngo ntabwo kwangwa n'abantu ntabwo bikora umugisha Imana yakuvuzeho. Kwangwa n'isi ntabwo bikora umugisha Imana yakuvuzeho. Kwa abantu urabona nyine ngo buriya se yarongorwa, ngo buriya se ngo yarongora. Ibyo ngibyo ntabwo bikwiye kutazarongora cyangwa utazarongora, kuko amarira yose urira ijuru afite igisubizo. Maze ngo uyu mugabo bita Yefuta, Imana iza kwemera ko Abisirayeli bajya mu kaga kugira ngo Yefuta nawe abonere ijambo yari buriye. Abanyarwanda bavuze ngo itera abapfa ntiratera aho bahahira. Turi kuvuga ngo izatanga ingabo nyinshi ku bwacu. Abisirayeli baraterwa, babura amahoro, babura uwo kubarwanira, babura uwo kubarengera. Imana ibahana mu maboko y'abanyamahanga kugira ngo Yefuta wari wari mu ijambo yongere ahabwe ijambo. Ndagira ngo Imana ntabwo yaba gukora operasiyo kugira ngo ubone neza y'Imana kandi ubone gukora kw'Imana. Imana yacu se umwami wacu Yesu Kristo ntabwo yabura gukora ikintu cye cyose yakora kugira ngo ubone neza y'Imana. Maze ngo Yefuta umutwe bakajya barwana bagatsinda. Bukeye ngo umunsi umwe Abisirayeli basumbirijwe, baragenda basanga Yefuta, baravuga ati Yefuta, dufite ikibazo gikomeye, twaratewe ariko twagira ngo udufashe udutabare. Yefuta aravuga ngo mwaranjugunye muranda, ni gute mwaza kundeba? Ibyo mwavuzeho murabizi, mwavuze ko nazabyara, mwavuze ko nazashaka, mwavuze ko ndi ikigoryi, mwavuze ko nta bwenge ngira, mwavuze ko nta mashuri nize, none muje kumbaza iki? Baravuga ngo uhereye nona ntabwo tuzongera kuvuga ibyo twavugaga, ahubwo uhereye nona ugiye kuba mu bwoko bwacu, kandi ikindi nidutsindira urugamba uzaba umutware wacu. Yefuta arabyumva arabibara, nta muntu wakuvuga ko umutware. Nta wari uzi ko umushumba yahinduka ubwami, ariko Dawidi yahindutse ubwami. Nta wari uzi ko wa mwana wazwe Yefuta abaye ikigendera bakamuta bakamujugunya. Ntabwo wari uzi ko yaza ngo abe umucamanza w'ubwoko bw'Abisirayeli arenga umuryango we. Rero Imana muri iki gitondo iri kuvugana nawe ko amarira yose urira ije kuyahoza. Ubu ni ubuhanuzi bwawe bwakire. Amarira wariraga ijuru rije kuyahoza. Ibibazo wari ufite ijuru rize kubikemura. Kandi rimwe na rimwe Imana igiteza ibibazo kugira ngo ikemure ibindi.
kandi rimwe rimwe Imana igiza kugira ngo inzira zo gusubizwamo ziboneke, ikemera kandi ikibazo runaka kugira ngo ubone neza y'Imana. Imana arabibara abona ibyo bintu bizakunda, kuko Imana yari yamuhaye umugisha wo kurwana agatsinda. Ndagira ngo ubwire ngo niba Imana ikwishimira, niba Imana iguha umugisha, abari barakuvuye izabakugaruraho, ibyari byarananiranye izabikemura, ibishyire ku murongo, kuko ari Imana ikomeye kandi ari Imana ishoboye byose. Ndagira ngo mvugane n'umuntu wese uri muri aya materaniro, mubwire ngo gerageza uburyo Imana yaba ku ruhande rwawe, kuko Imana niba ku ruhande rwawe, ibyari byarananiranye bizakunda, kandi byarananiranye bizajya ku murongo. Maze ngo Yefuta aragenda aratera ararwana nk'uko bari bamusabye, ngo arangije aratsinda, arangije agaruka mu rugo, bamugira umutware, bamugira umucamanza nk'uko twabisomye muri kiriya gice. Nagira ngo nkubwire ijambo rikomeye, amarira yose urira ijuru yafitiye igisubizo, intambara yose urwana ijuru yafitiye igisubizo, ikibazo cyose uri gucamo ijuru gifitiye igisubizo. Ongera wizere Imana, ongera wiringire, witakaze ibyiringiro byawe. Wivanga imyaka 30 irashize ngo buse nashaka, uzashaka ngo 40, nashatse ufite imyaka 34, sibyo? Ntago ngere nzi ko nashaka, ariko narashatse. Ntago nari nzi ko nabyara. Ejo bundi hari umuntu watanze ubuhamya, pasiteri watwigishije ejo ngira ngo yaratwigishije mu gitondo, ngira ngo atubwira uburyo ngo yabyaye nyirasenge na se batarigeze babyara. Ahubwo uzi ko najyaga ntanga ubuhamya nkabyibagirwa di, uzi ko nanjye data wacu ntabwo yigeze abyara, yapfuye ejo bundi. Noneho na masenge ari nawe wakoraga ibintu byose byari biri ku buzima bwanjye, nawe ntabwo yigeze abyara. Ibaze kuva mu muryango umeze gutyo ukabyara, sinzirimo muri kubyumva, kuva mu muryango umeze gutyo ukabyara, bivuze ngo ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe ntabwo izabura kubikora. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe ntabwo izabura kugikora. Nubwo wavuze ngo ntuzashaka, uzashaka. Nubwo wavuze ngo ntuzabyara, uzabyara. Nagira ngo ngo amarira yose ufite ijuru riyafitiye igisubizo. Maze uyu mugabo bita Yefuta aragenda, Imana yamubashisha, aratsinda, aragaruka aba umutware w'Abisiraheli. Wa mwana wari waranzwe, wari warajugunywe w'ikinyendaro, wa wundi abantu bariye ko batuye ngo ntacyo azigera azaho, nta n'icyo azimarira, asigara ari umucamanza w'Abisiraheli, abayoboye, ari umuyobozi wabo. Nagira ngo mbwire ngo kuba abantu barakwanze ntabwo bikora icyo Imana yavuganye nawe. Kuba abantu baravuze ngo ntawe uzigeza, ntabwo bivuze ko utazahagera. Kuba abantu baravuze ngo nubwo wize ariko ntacyo bizamara, ntabwo bivuze ko utazabayobora. Uzabayobora kubera ko hari Imana yavuganye nawe. Rero nkubwize ukuri, cecekesha amagambo yose yatuma usubira inyuma, ntuhagare mu mwanya Imana igushaka. Cecekesha ikintu cyose cyatuma Imana idakora mu buzima bwawe, kuko akenshi iyo duha agaciro amagambo y'abantu, dutinda kwinjira mu mugambi Imana w'ibyo, dutinda kwinjira mu mugambi w'icyo Imana yavuganye natwe. Rero cecekesha amagambo, ba mu mwanya Imana igushakamo, kandi Imana nizabura kugira neza. Hari undi muntu warize ariko Imana iramuhoza, uwo yitwaga Sara. Sara uyu nguyu yamaze imyaka n'imyaniko, ari umukobwa, agenda bakajya ubwangavu, aba inkumi, ava mu inkumi arashaka umugore, ubugore buvaho, aba igikwerere, igikwerere kibaho, aba ijigija, ijigija ibaho, arakecura. Ariko akecura ari Imana yamuvuzeho. Imana yavuga ngo kuri Aburahamu Sara azabyara. Sara yari ingumba, arinda akibyara, arinda akomeza mu mukecuru, ariko Imana ikivuga ngo Sara azabyara. Niba Imana yaravuganye nawe, niba Imana hari icyo yakubwiye, ntuze gutakaza kuyiringira no kuyizera. Niba Imana yaraguhamagaye ikagutora ikavuga ngo mwana wanjye zakugira neza, ntuze gutakaza icyo Imana yavuganye nawe. Sara yarize amarira, aravuga ngo njye Sara, Mana ni kumva uvuga, ariko ibyo uvuga bizasohora ryari? Bizagenda gute ko meze nabi? Sara ahura n'ikibazo gikomeye, Sara ahura n'ikigeragezo, Imana ikavuga, akayumva ariko agategereza agaheba. Bukeye Sara aza kubwira Aburahamu ngo rero wasanga Imana yarabivuze ikavuga mu buryo bw'Imana, tubyumve, genda ufate Hagayi umugire umugore azabyare ku biro byawe. Nuko Aburahamu abyarana na Hagayi umwana bita Ishimayeli. Imana iravuga ngo nubwo mwakoze ibyo, ntabwo ngenda avuganye nawe Aburahamu ku wundi muntu atari Sara. Ijambo Imana yavuganye natwe irarikurikirana kugeza rishoje. Maze Imana ivuga ngo nyamara nubwo mwakoze ibyo, ariko n'ubundi Sara niwe uzabyara, kandi uwo azabyara azaba ubwoko bukomeye. Ngo ariko Imana yibutse ibyo yavuganye na Aburahamu, iravuga ngo n'uwo mwana Ishimayeli nawe azaba ubwoko bukomeye, ubugingo n'ubugira ngo ni ubwoko bukomeye. Rero Imana igikurikirana icyo yavuze,
yavuze kuri Aburahamu ngo n'ibizamukomokaho byose n'abazamukomokaho bose, abo bose ni abanyamugisha ku bwa Aburahamu. Sara yarize amarira, Sara amarira araceceka, Sara aba igiti, aba ikinya. Muri iyi mpamvu kivuza induru nta hantu biragera. Niba ukivuza induru nta hantu biragera, ikigeragezo kiracyari kibisi ntaho kiragera. Noneho Sara igitangaje, Sara yarize amarira arangije asigara aseka. Reka mubwize ukuri, hari igihe urira amarira agakama nshuti yanjye, noneho ukajya useka, kandi udaseka umunezero ngo ari mu gahinda. Umunsi umwe ngo abamarayika baziwe barabatekera, barabakira, babafata neza. Noneho ngo igihe babakiraga babafata neza, ngo abamarayika bamaze guhaga inyama, bahita bavuga ati umwaka utanga iki gihe Sara azaba yasabye. Amaze Sara atekereza ati sha ikimasa cyanjye mbabagiye nicyo kibateye uwo murengwe. Ngo araturagara araseka, asekera mu muryango w'ihema, ngo araseka arakwengemuza, ngo abamarayika bavuga ngo uba bigenze gute, urasetse? Ati oya sinsetse. Ariko yarasetse, nukuvuga ngo Mariya yari yakamye, noneho ahubwo asigaye aseka, agahinda n'umubabaro bimusetsa. Wowe impamvu kivuze induru, papa urabona nyine ndapfuye, mama none se garandi sister, nta hantu biragera ngo bakwihakane bakwiye guhitwa nta sano dufitanye nawe. Ariko ndi kuvugana nawe ijambo rikomeye rikubwira ngo amarira yose urira ijuru yafitiye igisubizo. Amarira yose urira ijuru yafitiye igisubizo. Wari wararize warihanagura, wari wararize waranakerekezo, ariko ryabwiza ukuri ngo ijuru rifitiye igisubizo. Ijuru ryashubije Dawidi rikamukura kuba umushumba w'intama rikamugira umwami. Ijuru ryashubije Obededomu mu mezi atatu akitwa umukire mu gihugu cyose. Ijuru ryasubije uyu mugabo bita Yefuta, niryo rije kugusubiza muri iki gitondo, niryo rije kugusubiza. Ijuru ryasubije Sara wari usigaye asekaho kugira ngo arire, amarira agahagarara akagera aseka, kandi yasetse ko asetse. Iryo juru rije kugutabara. Ndi kuvuga nawe ngo amarira yose urira ijuru rifitiye igisubizo. Nta kintu na kimwe ijuru ridafitiye igisubizo, ryazanye umuntu kubeshya. Maze nanone hari undi muntu nawe warize amarira, ariko ijuru riramutabara. Ndavuga abantu benshi cyane, ariko reka nivugiye kuri ko bita Hana. Hana nawe yari umugore wahuye n'agahinda gakomeye, umugore utari warabyaye kandi yakurwaga n'umugabo we. Najya mubwire ngo hari igihe kimwe uba ufite umugisha umwe ariko ukabura undi. Hana yari afite umugisha wo gukundwa n'umugabo we, ariko yarabuze umugisha w'urubyaro, kugeza ubwo yajyaga abwira umugabo akaba ati nkeneye abana. Kugeza ubwo umugabo byamucanze, arangije avuga ati reka nkore turike nibura basi ndebe ko umugore wanjye watuza. Arambwira ngo ariko Sara singukunda se? Aturankunda kandi ngurutira abahungu 10. Sara avuga ati ibyo uvuze nibyo, uri umugabo wanjye ntabwo uri umwana wanjye, nkeneye umwana, kandi umwana nkeneye n'umwana w'umuhungu. Niyo mpamvu mvuga ngo niba uri gusenga jya umenya icyo ushaka n'icyo uri gushaka. Icyo ushaka Imana yagukora kivuge, kandi ukivuge udatinya, utinyuka imbere y'Imana. Hana yarize amarira ngo Peni najyaga mukira ku mubyimba akavuga uburyo ari ingumba. Murabizi namwe abantu batabyara ibibazo bahura nabyo. Urabona nyine amaze iki se, nuko natumbaganye, nuko uza wese yarafite ibibazo bikomeye cyane. Ariko Imana imuhoza amarira. Ndimo ndavugana nawe ngo amarira urira ijuru rifite igisubizo, afite igisubizo. Ndashaka bari menshi cyangwa makeya, ariko ijuru rifite igisubizo. Umunsi umwe Sara abyara umwana w'umuhungu witwa Samweli, maze ibyara amarira bihinduka umunezero. Maze biravuga ngo uwari ingumba dore arabyaye. Nagira ngo nubwo waba uri ingumba uzabyara mu izina rya Yesu. Nubwo byabyara gucanza ubuzima bwaranze, ariko uzahora n'ukuboko kw'Imana kandi uzabona ineza y'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Maze ngo Sara yarize amarira menshi, ariko arongera aba muzima, ndetse arongera arabyara, nawe arongera ahembuka. Mu bana ba Peni ntaruzi, ariko wa Sara wa Hana umwe turamuzi bitaga Samweli. Bivuze ngo gutinda rero mu kibazo ntabwo bivuze ko kitazakemuka. Kandi nanone ibyo ngiye bivuze ko ibyiza cyangwa se igiti kirimo imbuto nicyo bateramo ibijugujugu bagateramo amabuye. Rero uhumure, nubwo isi yakwanze ikagufataho umwanya n'ijambo, ntabwo bivuze ko iby'Imana agambiriye kuza ugahita azabura kubikora. Imana ishimwe cyane. Ndi kuvugana nawe ngo amarira yose urira ijuru rifite igisubizo. Ntabwo uzi ko umushumba yahinduka ubwami, ariko Dawidi yahindutse ubwami. Ntabwo uzi ko wa mwana wazwe Yefuta abaye ikigendera bakamuta bakamujugunya. Ntabwo wari uzi ko yaza ngo abe umucamanza w'ubwoko bw'Abisirayeli arenga umuryango we. Rero Imana muri iki gitondo iri kuvugana nawe ko amarira yose urira
ije kuyahoza. Ubu no buhanuzi bwawe bwakire. Amarira wariraga ijuru rije kuyahoza. Ibibazo wari ufite ijuru rize kubikemura. Kandi rimwe na rimwe Imana igiteza ibibazo kugira ngo ikemure ibindi. Kandi rimwe na rimwe Imana igiza kugira ngo inzira zo gusubizwamo ziboneke, ikemera kandi ikibazo runaka kugira ngo ubone neza y'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ndi kuvuga nawe ngo amarira yose urira ijuru yafitiye igisubizo. Tugiye gusenga, wongere winginge Imana, ubwire Imana ngo Mana, mbonye ko amarira yose ndira afitiye igisubizo. Ndakwingize bare witamura kandi wigaragaze. Nagira ngo mbwire abantu turi kumwe, babwire ngo hari amarira uri kurira ariko ijuru yafitiye igisubizo. Kandi uko byatangiye ni wakubonye, ariko ngo twabonye ijambo mu ndirimbo rivuga ngo nta gahora gahanze, ngo gifite itangiriro gifite naho kizarangirira. Rero Imana ishimwe ko ibintu byawe bifite aho byatangiriye, bifite naho bigiye kurangirira. Imana ishimwe ko nubwo urugo rwawe rwagucanze, Imana igiye kubicangura nawe ukongera ugahabwa keya, ukaba umugore nk'abandi, ukaba umugabo nk'abandi. Imana ishimwe cyane. Amarira yose urira ijuru yafite igisubizo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga. Ndakwingize bwira Imana ngo Mana, iki gitondo nkeneye kugira neza. Aya marira nariraga uyampoze kuko niwe kuyampoza. Kandi ndagushimiye ko amarira yanjye yose uyaze kugira ngo uyakemure, kandi uyaze kugira ngo uyahanagure. Imana ishimwe cyane. Twavuga abantu benshi cyane Imana yagiye ihoza amarira. Tuvuge ndetse tuvuge Rasheli se. Rasheli na Imana boje amarira imuhereza Yosefu, imuhereza Benyamini. Tuvuge ndetse ko hari abantu benshi cyane Imana yagiye ihoza amarira yabo, kandi byaragaragara ko abo bantu byarangiye. Tuvuge Lazaro se amaze iminsi ine apfuye, Yesu akongera agatuma abaho akazuka ka muzima. Ni byinshi cyane. Rero najya mvugane nawe, kubwira ngo amarira yose urira ijuru afite igisubizo. Uwiteka Imana ikomeye, urambaye kandi urakomeye. Ndagushimiye ko amarira yose turira uyafite igisubizo. Ndagushimiye Uwiteka Jehova kuri hano kugira ngo dutabare kandi tugire neza, kuri hano kugira ngo turengere kandi twambike imbaraga. Ubu n'ubuhanuzi bwacu turabwakiriye ko ugiye kuduhoza amarira byari byaraze byaraducanze, twarabuze icyerekezo. Ntabwo twari dufite n'ubwo kutwitaho nta kivugira twari dufite, ariko Mwami ndagushimiye kuri uyu mwanya ugiye kuduhoza amarira yose twari dufite. Abagore bahoza amarira, abagabo bahoza amarira, abasore n'inkumi bahoza amarira, buri wese muhoza amarira Papa, kugira ngo turusheho kuvuga imbaraga zawe no gukora kwawe. Yaba ari kuri YouTube, yaba ari kuri TikTok, bose bahoza amarira babone uko bakora kandi babone neza yawe. Urakoze, ndagushimiye ko ibyo ukora kwibesha mu izina ryawe Yesu. Amen.